ngo nawe ufite ubusi ni inshuti yakugira ihena ihangane rwose Jack Mbabazi ntabwo ni inshuti yanjye ntabwo narinzi ko muri butongane kandi simba nshaka umuntu ukurakaza wowe nta nubwo ushobora no kureba n'umuntu ngo ubone ko ari ikigoryi kitatekereza genda ikigoryi urabona kano karago karambika amazi ngo yewe n'umwana wa Demayi twirire na Demayi umugabo araza kuva mu kazi ese Yudi Karame waramutse naramutse neza meze neza ngiye guteka imvungure uyu munsi turarya utugori ndumva ntukumbuye maze igihe kirekire ntaturya muheruka kera iwacu ziko utoroshye uyu munsi tugiye kurya ibigori twagira ngo turabanyururu we mwebwe iwanyu ntabwo bajyaga bibatekera cyane ko kurakiriho nawe bidutekeraga biryoha kubi rero ariko sha byabaga bihiye biryoshye byagiye bikahoberana n'igishyimbo rwose ukareba ukavuga ati cyaze kino ni ikigori ibanga nta rindi buriya bashyizemo kagikukuri bikagenda bigashya bikegerana nanjye ndashaka kubigutekera uyu munsi umva urankora mu ntoki shaka buri wese turya imiceri noneho uyu munsi duhindure wa mugani turye ase ubundi ko nzi ko musaza wanjye atajya birya we nyine turamutekera uturayi buriya twirire imvungure nta kibazo ayi kadutumira yifu ku muhanda ajya kujya mu gikuku ayivi ayi ubwo nujya ku muhanda ujya kuzana gikukuri tuza gushyira muri ibi bigori reba igiceri hariya ku meza cyane aho ubundi uriya amaze iminsi ufite ikibazo agahinda uhorana buri munsi shari igenda nkumva uri no kurira mu buriri basi wagiye wihangana ariko mwana w'umukobwa ubwo uzi kubaho nta kana uzi imyaka 10 maranye na musaza wawe ngo ni mikeya nta kana nta nyine ntabwo birababaza nyine ntabwo ari mikeya ariko nyine ugomba kwihangana kuko rega ntabwo ari wowe wiha we ntabwo wakumva uburibwe mba mfite rero kubera ko wabyaye njyewe kuba ntarabyaye byonyine uzi kubona umuntu mwashakiye rimwe umuntu mungana afite abana weho nta nagahinja yewe nta ninda yagiyemo ngo ivemo basi ibyo bintu birababaza kereka ari weho biriho nibwo wabyumva ubu kuba ari njye uri kubikubwira ntabwo wabikurura ngo ubyumve nyine uzi si ikintu ugomba gukora ikintu ugomba gukora nta kindi ngo kwihangana urabizi ko ngukunda kandi ndakubaha muri mu kazi wawe kandi burarega hari ikintu kibabaza mu buzima nuko kubaho nyine umeze gutyo maze ukajyana muri mu kazi wawe uhora kutocaringa akagushyiraho umujinya nyine mushiha n'umugabo wawe nyine agahora gukubita ariko ibyo byose nta na kimwe kikubaho rero ugomba kwihangana ugakomera ikintu kinshimisha nyine nuko Imana yatumye tunabana tukaba tuba mu rugo rumwe naho ubundi umva nari kuzasara sinkubeshye pe ubu mba nariyahuye umura nta kintu uzaba reka nanjye nkomeze nkora amasuku reka njye guteka utu tugori nta kundi nyine ubwo ngomba kwiyakira umeze uteze ndaho mama nanjye gushakira udukara hepfo nabonaga hano byaducanze yewe dukuse hano dufite nubwo ari dukeya ariko wumva hari ikintu nashakaga kukuganiriza kanicara umbwire rero aha mwana wanjye dore urakuze imyaka nakureze ni myinshi cyane urayizi narakuvunikanye urabizi sinakuvunikanye ntubizi ushaka kuvuga iki se mama umva nyine ikintu nshaka kukubwira nakuvunikanye imyaka myinshi narwanye intambara yawe ngenyine ndakurihira uriga none mwana wanjye nshaka kukohereza kwa so nta kihabuze bamena ifiriti buri munsi bakamena imiceri buri munsi nshaka kukohereza kwa so kandi ukazagenda udafite ubugoryi kuko ndashaka ko uzazungurira imitungo yo kwa so uziko ari byo papa numvije bavuga ko afite imitungo myinshi uriya mugore wa so ngo ni mukaso uzamubere mubi ntazakuzanaho imikino ahubwo akira mama ngomba mu gitondo ngomba kuzindukira agahita abona uwo ndiwe isimbi wa nyawe ndakuzi mwana wanjye
ndakwizeye uzagenda iriya mitungo yose nitwe tuzayisigarana nibyo ntabwo n'ubundi kiriya kigore ntikibyara Ego. ikigore cya sose kirabyara bivuga ngo ni njyewe mfura ya papa ni wewe mfura ya papa uzaba na bucura ariko ninza mu rugo kwa so tuzabyara undi mwana njye na se ndishimye mama reka nyine mbe nziye arayita kureba ba bana dukorana ubwo turasubira ubishyira mu mutwe mwana wanjye ahubwo si mu gitondo ndagenda ni mu gitondo cya kare rwose kanjye no gutegura ya myenda yanjye igihe nakuvunikanye ni kirekire di kandi so ntacyo yigeze afata ntabwo agomba kunye ndaje aba yikubiye kuri kiriya kigore ngo ni igikeba cyanjye nanjye mba nkeneye n'utwo dufaranga di reba urugo ndaza n'umugoroba sawa genda utebuke ndaza kugukumbura sibyo yego ndagukunda nanjye ndagukunda bye mvunika njyenyine ntanga mituweli njyenyine ngura imyambaro njyenyine kandi ngafite se yewe maze no gusaza nanjye ngo imyaka 10 nako imyaka 15 yose ndera umwana njyenyine muvunikana njyenyine kandi yitwa ngafite se w'umukire ndetse ndamwohereza ajyeyo sinazabivamo agende nawe ajye kurya imitsi ya seshanu nta rusoni isi ndakohereza ugende mwana wanjye sinkwanze ariko ugenda usanga isi se agiye bubundi ariko nta kibazo mva mu gitondo kare kare inkoko niyo ngoma ndamuzindura boneka njyenyine nkaho nabyaranye n'igiti se mama ko numva wivugisha wabaye wanyumvaga se mwana wa naye n'ibyana yavunguye mu bitotsi yego naye ndimo mvuga ku kuntu ngiye kukoherereza so nyine nagomeze ndwana n'umutima umwe ukambwira ngo nsinkohereze undi ukambwira ngo nkohereze ariko ngomba kukohereza nawe ukagenda ukarya ku mitsi ya sosha bigomba ariko nyine mama nubwo ngiye ariko ntabwo nwanze nanjye ntabwo nkwanze mwana wanjye si uko nkwanze hari byinshi se yakabaye urabizi ubuzima tubayemo twe turi abakene kandi se afite amafaranga kandi muri ayo mafaranga ntacyo mfashe hodi ugomba kujya kwase hodi uwo ninde uhamagara se kandi amasi apisi muraho yego komana imyaka myinshi muraho neza yego komana imyaka myinshi isi mi mukobwa wanjye uraho ariko waraye mwiyerekwa kubera umva na ubu tuvugana nari ndimo mbwira uyu mukobwa wawe ko agomba kuza akagusanga rwose akansanga kubera yaraje kunsura oya nagombaga kumukoherereza nawe ukamfasha kumurera dore nakoze inshingano njyenyine nkaho nabyaranye n'igiti umwana namureze njyenyine mvuna njyenyine nshaka imyambaro njyenyine ndiha amashuri njyenyine mituweli ninjye bireba nkaho nk'umugabo ntacyo wigeze umfasha ntabwo uriya mwana ari uwawe ariko indezo narazitanga ese papisi nimba ushobora kumpa amafaranga rimwe mu myaka 6 nabwo ukamutwinica n'ikize ko nta mwana ugira iwawe ubundi uyu mwana wamujyana none si igishoro wampaye ko nacyo ari cyo twaryagamo igishoro wampaye rero nicyo twaryagamo rwose nta nubwo cyamaze kare uragira ati ugiye kumumpa aje kubiwanje ndamuguha umujyane pe ugize neza kubera ko n'ubundi urabizi yuko madamu wanjye twabuze urubyaro urabyemeye nta kibazo umukobwa wanjye rwose ndamutwara pe ndamutwara nukuri Imana iguha umugisha ariko papisi naguha umwana wanjye si uko muguhaye kubw'uko mwanze naguha umwana wanjye mwanze
uzamfatira uzacungira umwana di Isimbi mwana wanjye. ibyanyu nawe undi ndabizi. Witegure mama wawe. Arambwiye ngo ndagenda nkujyana. Tugende kabisa. Ntuzagende ngo untereranire umwana na mukase. Witegure tugende. ahubwo si wagenda none imyenda yanjye nayiteguye. Genda utore. Wenda ngiye kumara umwana bivanze mwana wanjye. Bye mama. Mbaye nukuri mwana wanjye. Nzajya nza kukureba. Tugende. Pawe kandi azajya kuruhushya uze no kunsura. Ariko amaze no gukura. Amaze gukura uri kubona tutabyiruye se. No kujya tukanamukurikiza. Uriya mwana namureze neza afite umuco. Numva mwana wanjye namureze neza ntimuzamujagaraze mu mutwe. Ibyanyu nawe nzabirebera imbere ya mukase nyene nimba aramureze neza ariko nifuza yuko yazabana na mukase neza. Nyabuna ntuzambabarire ntuzatume mukase anyohagiriza umwana. Yego ko mwana nukuri twose ndabona aka kashumi se kutagashyizemo neza mwana wawe kankagushyiriremo mwana wawe. Nizere ko uzabana na mama wawe mukuru neza. Mwana wawe uzubahe mukaso rero. Ndabizi ibyanyu na wundi ndabizi ariko nta kundi genda sinkwanze mwana wanjye. Nzajya nza ngutereho akajisho cyangwa se nawe Isimbi amaze no gukura tukongera tukagira tukongera tukagira ukongera ukantererana ariko abagabo mwabaye muto. Ntabwo nagutererana ariko Isimbi urabona namutwaye mu rugo. Ngaho n'ubundi ibiryo byariko biragenda bipfa ubusa. Nta kibazo rwose ndamuguhaye. Reba umwana wanjye mugwaye nta na hato afite igiheri. Reba umwana mureba uko umujyanye ameze. Umwana wanjye umva muguhayeho kondisi. Zanamugurira na twa tuvuta twanyuze twatuni batidwa tukambikira. Uzamukuriza umwana. Mwana wa ntuzitukuze ubwo ugiye i Kigali ndabizi. Aya ntabwo natuma gusa wenda amafiriti y'i Kigali azatuma unasa neza mwana wanjye sibyo. Ngaho rero mugende. Reka tugende rero uraduherekeza. Ndabaherekeza reka mbageze hirya ahangaha. Yego. Nari ncanye mwana wa uzitonde mwana wanjye. Mwiriwe neza ije. Uraho neza. Yego. Amakuru ni meza. Ayive Aho biri kunywa amazi. Izuba ryiwe ndumva mfite icyaka cyinshi cyane. Amakuru ni meza. Ganira umushyitsi agatebe yicare. Givete ndabona uri hanganye. Aha mbagerageje. Urandutse pe urandutse ngemba ndaho nkura hariya mbese warabuze imbere hano iwawe mu bipangu. Yewe urandeba ukagira ngo ni urundi rwango kandi rwose wapi nta rwango ruba bimeze bite mwa? Amakuru Ayivi nyine usanze ndi kwinywera amazi. Ese wowe urafata iki? Icyaka kiranyishe nari no zuba se mbanjeho ntacyo nibamo amazi ninywera ibintu by'amasukari ntabwo ndemba mbishoboye. Ayivi wa mukobwa agiye hera. Ayivi karame ganira umushyitsi amazi. ubundi se ibyanjye bihora ari bya bindi pe. Biteye agahinda numva bibabaje.
birababaje ariko nyine nta kundi buriya Imana irabizi izi n'impamvu yabyo nta kintu kibaho kidafite impamvu ariko ubundi ubwo usenga ye wumva ndasenga amavi yarakobotse ndasenga na gakeya se njya kuryama nkasenga nabyuka nkasenga yewe no mu butayu hose ntaho ntajya ngo nsenge ariko nyine baba bambwira yuko Imana ifiteho umugambi mwiza cyangwa uhura na ba batekamutwe ngo cyangwa ugahura na za nzozi zipfuye ngo ejo ngo watwise ngo wabyaye ngo watwise wabyaye biri aho ngaho ngo barambwira ngo vuba bidatinze ngo ugiye kubona umwana nanjye rero ubwo mfite icyo cyizere ariko nyine nta kundi nyine Imana izakugirira neza humura urubyaro nta muntu urwiha nyine ubwo mba ndabonegereje uriya mugabo nawe ntabwo aba yanyoroheye nyine nuko nta kundi ibyanjye byose sinabikora jya wihangana wabigira uteze ibyo iyi minsi nta kundi ariko yeho aho nta kundi daho ugomba kwihangana nihanganye nakora iki se mwebwe ko Imana zabahaye mukibyarira ese wagira ngaho gadajya n'ishyari neza ubwo wagiraga bigende gute gusa nyine uba ugomba gutegereza kuko nta kundi kuntu wabigenza ivugire sha ivugire weho nta gahinda uba ufite Jackie none se uza wa mushuti wanjye nakubwiraga uyu ni Iveta undi nakubwiraga cyane ibitotsi bya saa sita buraryoha uraho nanze kukubyutsa ariko nyine nta kundi mbonye atari butahe mutabonanye azana gake nizana gatebe nawe wicare muganire uriya ni muramukazi wanjye ni mama wa mwana wakuzaniye wowe ntabwo ujya urya sayudi wowe ntabwo ujya uryama saa sita wabaye ute reka njye nabonye nta bitotsi nakibonera mba niyicariye hanze uyu mushyitsi wawe se bite uyu mushyitsi wanjye nyine ni wa mama nakubwiraga w'inshuti yanjye nawe uburyo ungira inama nyine aho myihanganisha ni inshuti yanjye ya bugufi ndamukunda cyane sayudi wowe uvana ibintu aha ngaha ukajya kubijyana mu banyamahanga ariko ibi ni ibintu bahisha ibintu bahisha ko ari ibintu bigaragarira buri wese wiki imyaka 10 ni myinshi ni myinshi ariko nyine birumvikana si ubwo ni ngombwa ngo ugire abantu bo mu gasozi ujya kubwira ibintu byawe byose ngo kandi wabona utangira ngo imyaka sindagira gute rubanda rukakora nakubwiye ngo byihorere ntabwo uzi akababaro kanjye byihorere mwana w'umukobwa byihorere njye narakubwiye ngo wihangane ubusa njye ntabwo mbishyigikiye pe n'ubundi ndihangana ariko nyine bigeraho nkumva birandenze nkumva nyine nimbwira umuntu aribwo ndaba nduhutse ari bumuhumurize wenda nyine yakonka akagenderaho nkumva nyine ndaryamye basi wenda nsinziye by'akanya gatoya ese tuye he manja mutuye he dutuyemo hari ahirya ni kare murakoze Ivy se yagiye Ivy sinzi umenya yagiye kuzana amazi yagiye kuzana amazi nigeze kubona afata ijerekani none muraho siri umugore kubera iki nyine abagore nibo baba baganira ubuntu bw'ubujajwa abagore nyine bavuga ubuntu bw'ubujajwa bavuga ku ngo zabo bavuga nyine ku kuntu batabyara uwo mugore nuko umugabo yantaye yaragiye ubwo wari inshinzi bose urabatuka umutuka nese ubwo umugabo yamutaye kubera iki ibibazo byo mu ngo ye ntabwo wabimenya ntabibwirwa n'iki ubu uribanura wenyine Imana ikurengere gushyigikira ni ukuri kw'Imana nese ko mbona wagira ngo uratwite ntabwo ntibije iyi ni karibu nta kibazo none se uno mushyitsi wawe ntabwo uri bumutekere mba mubatekera genda ubu bikwakwanya nyine nawe urabyumva ubwo se urumva yataha atariye ko nta n'amahoro mfite Ivy yagiye he ariko ko mukumbuye Ivy mwana wanjye hari mutumwe karame mama se wagiye uzi ko yanakubuze ariko mba nataye umutwe ndaje nari ndi hano mu ndumva gihari nari nzi ko yagiye kuzana amazi reka umwana wanjye ntimukamuvomeshe turabizi ko ngukundana no kubasa ubizi ariko umwana wanjye n'ijerekani hoya ntabwo byavamo babarira nyine ubwo nabonaga akadogo ntawe uhari nyine ndavuga ngo reka mutume ariko ubwo nawe urumva ko atari yagiye nawe ubwo nyine yabonye atayishobora arabyihorera ese ugiye kubiki
kanze ubwo muretse umwana akajya kuva mu bundi bitwake sinabonye ari mukuru uriye kandi ntiyabishobora. aha abana b'i Kigali se ntabwo baba baramenyereye ntabwo ari indushyi umwana wanjye ntabwo aho kugira ngo umwana wanjye ajye kuvoma najya kuyizanira gusa yabavomamo ibiki ayi ese ubwo nta nubwo ukumbuye na nyoko di naje umwana w'umukobwa ara nuko rero iyo jerekani wijyanye he ngiye kuvoma uvoma ibiki hano muri uru rugo niko bambwiye subiza mu nzu ugomba kujya kuvoma nkande wowe aha ngese ko ntabyaye nyine abana b'abandi ntibakavunike ntabwo nabyaye da garuka hano kandi nuko nyine urabona arajya kwikorera amajerekani akajya kuvoma umva ivi byaruta umukozi igihe azaba yabuze utuvomera ujye ureka ngenze n'ikiriyo turumvikana neza na sogokuru wawe ari sogokuru ntabwo agomba kugutuma amazi sibyo ugasubiramo nta n'isoni hanyuma asa nzongera bamurera kuguturira umwana mbabarira oya ntabwo ikibazo ari ukumutuma rega yude ntabwo ikibazo ari ukumutuma wamutuma ibindi ariko umwana wanjye ntabwo agomba kujya kwikorera ijerekani bigeze hariya ndabizi ntabwo nyanga ntabwo wanyifuriza ikibi nanjye nta kibi nakwifuriza ubwo nyine nibyo ntabwo nzongera ese waba utarabyaye ukamenya kurera reka ntabyo wamenya se ko muntu utangiye kuzana umunwa munini hano nicyo cyakuzanyeho waje kujorora hano muri uru rugo nivugiraga da nyine ujye uvuga ugiye ntukavugira aha ngaho kuko uba uri kuvuga ubusa wowe wowe iby'urugo urabizi wowe kabishwe baranagutaye aha nose simbona haraje kuruhira hano duhira hano ni urabona hano haciriritse nk'iwanyu se bazakura burya ndumva mutangiye kubigira birebire rero ivengeye reka nkwerekeze utaha ibyo ntabwo nabivamo simba nshaka umuntu urakaza muramukazi wanjye kuko muramukazi wanjye turakundana cyane ngo uburango nawe ufite ubu si ni inshuti yakugira ihena ihangane rwose Jack mbabarira ntabwo ni inshuti yanjye ntabwo narinzi ko muri butungane kandi simba nshaka umuntu ukurakaza wowe nta nubwo ushobora no kureba n'umuntu ngo ubone ko ari ikigoryi kitatekereza urabona kano kararo karamena amazi we cyangwa nakubita n'uwo wanjye yawe tukajya none nashinze girame n'amazi ndakumena ihawe yudu urabona ukuntu ubusuzuguza babirabikira kwabwa byaheze iwabo byaheze ku muherekeza agende urabona kariya kararo karamenaho amazi ko kameneka inda kajoga inye wandayawe ntabwo narinzi ko ari kuriya biri bugende Ivy ngaho ubwo mama wese yaserereye ari bubyemere yewe reka mbyijyanire da ariko ubu Kadogo mbere bwakereye yagiye he Kadogo mama buta utambwira aho kuva mu ubwo igihe twaburiye amazi warura aho ngaho are we ndebera rwose twagira ngo niweho nyiri urugo neza ayi we ariko Kado ndakubaza ubundi uzi icyakuzanya aha ngaha uzi icyakuzanya ndebera werega wifashe no mu mifuka nta n'isoni aramusoma wabusha mwaramutse urambonera uraza kunyitaho wifashe mu mifuka uri nyiri urugo aha ngaha mbere n'igihe bwakereye yakuzana amazi vuba igihe bwakereye ntabwo ibyo ngibyo nge nzabigumamo buri munsi ubyuka ari uko bakubyukije bakwibukije ntabwo uzi kwibwiriza ngo ubyuke mbona naryamye ninze mabusha uryama utenze ubundi ubwo wari wabona ubuzima bukubabaza rwose yakuzana amazi vuba none aha ngaha akete kandi igirire ku mu kazi ubwo nyine dutegereje ko ataha si uwo wumva narunga ufite mbese narigira nkakora iki nyine ngomba kubyimenyera oya ariko ujya ukomera tuba turi kumwe nta kibazo nta n'ubwo ushobora no kugira irungu duhari cyane yuko natwe tuba twagusosorekeje nagiye ncana televiziyo ndareba birarangira numva ko ngomba kuza hanze nyine nkiyicarira ubwo nyine turamutegereza igihe ari butahire nicyo turi bugire nyiriwe ubwo se ugira ngo nitumuvuze ari nyiriwe madame ntabwo uzapfa gupfa Jackie mukomere umeze mute mwicare uyu mukobwa se ubutuzaniye uyu nguyu
kamuzanire nawe agatebe yicaye. Muzanire agatebe abe yicaye. Ese ni umukozi unzaniye. Umukozi? Oya ntabwo ari umukozi. Uyu ni umukobwa wanjye. Umukobwa wawe? Ndimo ndarota. Isimbi, umukobwa wanjye. Bravo, gasore seriye. Uri seriye da? Umenya ndi kurota da. Oh ya madana, ntubizi si. Oya bisubiremo neza tubyumve nguvuze. Ni umukobwa wanjye uyu nguyu. Umukobwa wawe. Yitwa Isimbi. Aho. Isimbi. Wise wamubyaye ryari? Wamubyaye ryari? Namubyaye. Bro, nawe ugira ibirori. Uyu namubyaye ntaragushaka. Umvira. Se mwana afite imyaka 15. Iyo hari icyo bizi hose Jackie. Kubimenya se nari nzi ko umukobwa yateye ndamushaka. None musaza mama mufite amabanga menshi. Oya icyara tuganira. Yewe karaka nabyo kuganira nawe mbi. Reka nigendere mba. none se n'ukuntu ibyo bari kukubwira Ariko ngwino. None se. Oya ngwino tuvugane. Mvugana ibiki nawe? Karamba tuvugane. Mvugana ibiki nawe? Ndi kukubaza ngo mvugana ibiki nawe? Mvugana ibiki nawe? Yewe nzanye umukobwa wanjye nabyaye umaze muri runo rugo hamaze imyaka ingahe? Bamaze imyaka 10. 10. Umwana wabyaye arahiye. Icyo se ni ikibazo. Ceceka. Kuba narabyaye ni kimwe. No kubuzanya umwana nyine muri iyo myaka 10 tumaranye utigeze umbwira ko ufite umwana. Uwo mwana se ni ikimanuka ni ikivejuru ni igiki? Umwana ungana gutyo namwe. Nabivuga nicaye. Akaranga. Ubuze? Umaze imyaka ingahe? Maze imyaka 10. 10. Umwana wabyaye arahiye. Jewe nzanye umwana nabyaye. None wowe wabyaye mu myaka 10 tumaranye. Uwo wabyaye arihe? Weho nabwo niki kuno umwana ari uwawe? Uyu mwana agomba kuba hano yishimye kandi ukamukunda nawe akagukunda. Kwishima simbyanze niko nakubwiye. Imyaka 10 turayimaranye. Wigeze umbwira ko ufite umwana. Uwo mwana ndabwirwa niki kari uwawe? N'uwanje. Ibihamya biri hese wapimishije DNA cyangwa bagutubura. Mushiki wanje arabizi sinabikubwiye se. Kwishima simbyanze niko nakubwiye. Imyaka 10 turayimaranye. Wigeze umbwira ko ufite umwana. Uwo mwana ndabwirwa niki kari uwawe? N'uwanje. Ibihamya biri hese wapimishije DNA cyangwa bagutubura. Mushiki wanje arabizi sinabikubwiye se. Yewe ntabyo guca bugufi da. Uzi se impamvu uri buze guca bugufi? Mbwira impamvu. Urabizi neza twahoraga tubiganiraho. Ndakubaha rwose ariko ntabwo wari warigeze ubimbwira ko umusaza wawe yabyaye. Twahoraga tubiganiraho ko ugomba kujya ukomera ukihangana. Rega Imana ishobora no kuguhereza nawe umwana. Oya njye sinanga abana. Abana ni umugisha pe. Ariko noneho ibi byo mbonye aka kanya ndabanza mbitekereze neza mbikurure. Mbanza numve nimba ko kuyu mwana. None se urabitekereza ntabwo ari bwinjire se mu nzu? Ahinjire kinza ari wewe wayubatse. Narenze ngo ntabwo ari bwinjire. Ni karibu sana gufasha. Oya ndatsiza na mpamvu kumfasha. Kandi bageze kwa papa. Injira mukobwa wanjye. Ko ndafite n'amareba ari kumirika. Uyu we rwose ntabwo ngenza cyawe yudika ndakubwiza ukuri. Shangereka nkubwire. Ubwo ni ntataha arataha asubira kwa nyina. Konsebye. Uri suwa? Uyu mwana reka ngire wowe wagenda aho umwana agenda. Yewe nayi rwose nge nta kibazo mfite cyo kujya iwacu ntabwo nasize ndoze none ko Wiki? Oya garuka hano. Ndagutunze nk'intuze aho ngaho nk'ivaze. Abana ndagushyigikiye ngo ngizango. Nakuvuga ngo ndagushyigikiye. Uriya mugore wagombaga kujya kuzana mwana umubwiye. Mubwiye iki? N'umwana wanjye nyine yamunteye nyine aramumba. None ngomba kumuzana iwanjye ko n'umwana wanjye. Ariko nawe ni umugore wawe urabizi ko agukunda. Ese ni mukundana. Ese imyaka 10 ni myinshi kuri we yarihebye yagize gute nawe ugomba kumwihangana. None se mugihe muri ugakomeza ukamukunda. Mugihe jewe ni yarangiye nkibyarira akana kuhara. Ngomba kumuzana ahubwo kakaza kasigaze yakanasaze. Urana nimwe negera n'isazi. Nyine ndi kubyumva we ntabwo uri kumva icyo ashatse kukubwira. Wowe ugomba kuza gakeya buhoro kuko ntabwo wigeze uzana mama wiwe kandi mwana byaranye. Kumva ni ukuvuga ngo ntiwashatse uwo mama w'umwana ushaka undi mukobwa wari ugeze gute wari ukunda. Niyo mpamvu ugomba kumwihanganira nawe ukareka kumufata kuburyo nzana ibyo yishakiye ngo umwana ngo uwo yabyaye arihe. Ntabwo ari ibyo yishakiye burada nawe y'uko jya unyumva. Sister reka mubwire rero nawe nimba ushaka kumushyigikira ntabwo turi bubyumvikaneho kabisa. Ariko urabizi ko nta kintu dupfa. Ntacyo dupfa urabizi. Wanzi we amasaha nureba nabi nanjye ndajya ku ruhande rwe.
uzanye umwana ntiwigeze umubwira nta nubwo wigeze unamuteguza ngo nibura ngo nawe ngo abyakire hano muzamenya ko ari iwanjye agiye kubona abantu muzamenya ko ari iwanjye umutuyeho imitwa muzamenya ko ari iwanjye nubwo mubereye nyirasenge ni nk'umutwaro umutuye ku mutwe gute urabona reka murajya aho ngaho mukikaragaza mugakaraga amabuno mukagirane ubwo si ubwo ngubwo nimba nizaniye akana nivyariye ku ruhande umugore amaze imyaka 10 atabyara gutese jewe ntashobora kwizanira umwana wanje navyaye aze tubane we ngutunze nk'ivaze aho ngaho gusa nukurya gusa ibiporeza uraporeza reka n'umwana wanje aza bite toka aka na amakuba koko ubuyudita koko pe ndanze mbuza umumaro uyu mugabo agenda abyara abana mu gasozi azabanturaho abantura hejuru ngo yarabyaye ngo njye sinabyaye ubuse hari uwanga kubyara hari umuntu wiyima urubyaro ariko mana we aka ni agahinda koko ya nshinzi y'umukobwa abonye ukuntu yaje imirika igire hano ni ka papa ukagira ngo njya ntago ari ku mugabo wanjye di bihore ariko agiye nge ninjye nawe mama se niyo ari umugore ubwo nacinze mama niyo ari umugore ra utike ntabwo ari umugore mwiza nk'abandi ucyakamutunze reba ikizingereza inkangi papa yabyaye nyine kuki mama wawe atamutunze kandi yari mwiza ari ikizungereza mama we yabonye kwigihabara nkawe reka da ye ntago ndihabara sheri ngende umugore w'isezerano hano narasezeranye ahubwo mama wawe niwe warihabara agiye kwibambaza ku mugabo wanjye kuki atamutunze se kandi nyine yaramumenye yuko mbere yuko ngiye wamenya ubahane rero ubwo yasanze hari ibitava mawe ntangura utaci sinjya nkunda abantu bacingaho hejuru utavuga mama nabi umva sinjya nkunda abantu bacingarazaho ntabwo uri kumva ikinyarwanda namubwire mu cyongereza nawe ubwo rero erega karimo karanankira njye nta muntu ujya unkobokaho urumva nta muntu ujya unkobokaho hakuba twanarwana ninjye nani ushaka ugenze gake icara urabona ino mbambara y'umukobwa ngira mbambara nta soni ahubwo ari wowe ariko se bundi reka maze mbabaze urambara uvuga mama wewe uririwe nturaye urumva wari wakubitwa n'umugore utari nyoko ese yude waretse kwambara ariko sha gore murakungura muri kurira ngo nuko banzanye uziko narugoma mugasohoka madamu kuri iyo foto njye nawe tugiye guhangana wiyibagije ko umugore waso si uje nyiyenzaho nese kukwiyenzaho bisobanuye yuko we wajya kumushinga hejuru gusa aravuga mama kubera iki nyine aravuga mama kubera iki mama hangaha yicaye baricaye ko yaraguhemukiye ntiyagutoza kubaha abakuru nta nubwo waje umubwiye ko ugiye kurerwa na mukasa mugabanye induru nzakubera isereri kuba uri umwana wa musaza wanjye sibyo ntabwo biguha uburenganzira bwo gusuzugura nde urenguye ntabwo bisobanutse Jack ndabona uyu we yajaje ariko ninjye nawe ewana ntugatere iseseme nawe ndagukarangira agafiriti agafiriti urakaje bakita akarya ukumve hanyuma rero nawe Yudita urabona uzagira ibibazo ufite we muri wowe mu buzima bwawe n'umutima wawe uzi ugerekaho no kwirurwa no kubyuka uhangana n'umwana umusaza wawe yarabyaye njye ntabwo nabyaye sinyeretse ko ntacyo mvuze hano ntiwabyumvise yego yarabyaye sibyo kandi nawe utegereje kugira gute kubyara ntabwo ubitegereje se hari ikibazo wari wiheba kano kanya siyasanye uriya mwana mpa amakondisiyo ubyumva uretse ndaje nkwereke noneho wa mutima wanjye mwizuzi none se we yo bose nawe hangana ndagukunda si ubizi ariko jya wihangana ntukarwana n'uriya mwana imyaka maranye na musaza wawe twari tutarashwana ariko kuva uyu munsi ubagiye kubona isura yanjye ya nyayo agiye kubona isura yanjye ntabwo urugo uzarwubaka sibyo kandi ugomba kubaka urugo rwawe icyambere musaza wanjye yagiye kugushaka areba uwo mugore babyaranye sibyo kandi urabona ko n'umwana ari mukuru nese burujya ngo ntiyamubyaye imbere yuko mumenyana ariko kano yarengeje waba wakumvishe ngo aho kugira ngo mpagume ngo njye ntacyo maze yenda uwo kurya umwana we ahagume ubwo rero ndaje mpangane nawe inkorora zirakishe ese ubundi cya kibaraderi cyo cyagiye ko kitazana amazi
nanjye rero Kadogo nawe ni nk'ibyo byose ibyo muri runo rugo bihora bihinduka nawe mba mbona yarahindutse ariko nabonye ubundi uyu musaza si yazanye umwana hano agomba kujya avoma impamvu ye narazanye umukozi ni uko nyine nta muntu nari mfite ntuma kumugeza agomba gutaha urabona uriya mwana wazakuvomera amazi uriya mwana w'isasu uryama yewe nacyo nyine tuba turimo turaganira nyine numva yanshinze wewe kuri muri riza nibi umugore wose undi yamvunnye akaboko wiki mwagwanye yakuvunye se cyuwe wese warohanye cece ngaho nawe sura munsi urandebera kano kana ngo karamvugiramo wowe nane sani wowe urabyina ndavuze ngo bimbera barabyaye da yewe mwarabyaye ni muroreka mbaza mubwire uyu mwana niba ari iyi mico afite kandi imico y'abanyacyaro dore ni uku nguku itangira to itonda sari kuvuga ko namuvunnye ngandebe ese undi ko nabuze amazi yo koga uri utamuvunnye ko nabuze amazi yo koga bimeze bite Kadogo yagiye kuvoma ariko munagiye Kadogo yagiye kuvoma ubuse ni mwago muzi yuko amasaha yageze yo undi kujya kutazi ndira mukobwa ngo ajye kuvoma mu byaro ntibamenyereye kuvoma reka turindire Kadogo munagiye kuvoma muroreka mbaza mubaze uriya mwana ni wamubyaye cyangwa yarorowe urabona ari ndi yamubyaye nyine reka nkubwire ikintu kimwe ese yamubyaye cyangwa ni je namubyaye nyine arabyuka acyocorana ko nawe maze kumenyera mushiki wanjye maze kumenyera ntabwo ari ukukumenyera maze kumenyera ntabwo ari ukukumenyera ntabwo ari ngombwa ngo umwana ajya abyuka yurira abantu bigeze umaze kumenyera ukishe make hano ni wanjye ndabona hari ibangari warahishe bakavuga ibigoramye ngo imirohoro ibyinshi niko sha Kadogo azanye ibice se noneho byari ariko wowe iteka ryose uvoma wagiye kuvoma he amazi yakamye yabuze n'igihe wagendeye igihe wowe wagendeye ahenzanye make nyine yahise agenda amazi ubuse amazi abona ari gukora iki cyokoze Akora ibintu bibera muri iyi nzu wajya ngo bayishyira wengeye kuzakwirukana we Kadogo rero umva nkubwire nawe ndabona ibyawe ariko urabona yuko uyu nguyu nawe amaze kumworora kwanza hita ujyana ufate ibyawe utahe umvira ahangaha ubu nabonye n'umukozi we ntabwo nyigushaka gusa mwabuja muranyirukanye kubera oya ndakwirukanye reba umuntu ungana nkawe uzana igice cy'amazi ntabwo ari byo mwirukanye uriya mukobwa bazanye azajya abikora azajya avoma inde mwana we gusa mwabuja mucuye mu ntara ko kumucuye mu cyaro mu byaro bavanye bazi gukora imirimo itandukanye uriya mwana wawe azajya kuvoma ana we usa nsubiye mu cyaro koko ahubwo afata ubukapu bwawe mubona urenga mu turaza kubivugana sha umukozi yaraje sha mu nzu aya ruse boss ko mwabuja bumva nyirukanye jya mu nzu turabanza tubivugane nafata igikapu agende imbere uze amabakorera ahangaha wazana udukobwa kandi nawe usigaye usuzugura mu ntebe ntabwo kandi gikora bose ngenda ndabona rero niba utaje no kugira umwubita reka nitahire ndigiye bavugiye ntabwo reka aka kazi kanyu mukaguma ugende n'ubundi ntabwo tukigukeneye Jackie uri kuvanga umwana arasuzugura niwe azaza avoma ntabwo namuzanye kugira ngo aze kuba umukozi hano iwanjye kiriya cyana cyawe kuko utagira ngo uje kuvoma ntunukire umwana wowe kuri kuratuka uwanjye ntabwo ngeze mutuka erega wowe hano kari iwanjye we kari iwanjye hano kari iwanjye unakwemereye kubana n'umwana wawe hano wibagiwe ko mama wanjye ababyeyi bajya gupfa ari we bansigiye ngo uzandere urabyibagiwe narakureze nyine ntabwo sinakureze ugatwara inda y'indaro ako kantu usizemo ntabwo ari sawa hanyuma se ubundi reka maze mubaze wowe uyu iki ngiki uzanye none niyo udutaba kibyaye cyangwa ni icyana kitagira nyine ariko imfizi nta hantu iba yimiriwe je ndi imfizi nta hantu mba nimiriwe nyine nese ndi kumuna hano ni iwanjye kandi sinumva mwese muri kimwe ndakubwiye ko kiriya cyana ari kidasohoka nga yude ngwino tugenda uriya mwana aturutse mu cyaro azajya ajya kuvoma yude niwe ufite ijambo hano arasohokane nawe uriya ntabwo nibusohoke kandi urabureba yude shyira hano aho kugira ngo yude itasohoka hano muri iyi nzu kiriya cyana kiragenda murasohokana mwese ntabwo bishoboka hanyuma rero nawe nagiye rwose nagiye rwose reka ngenda kandi nta hantu uri bujye
iyi varisi ntabwo ari iyacu wigeze oya niyanjye nizaniye si umukobwa yamvire kuba muramukazi wanjye yarayiguhaye oya nyine niyanjye nose si yayimuha uzamasahani wamenye hano muri uru rugo Kadebo uzamasahani wamenye hano muri uru rugo hagaranga tuvugane ibintu byawe subira mu nzu boss urabona ahantu mu rugo nta rubamo rwose ubwo niba ushaka gutaha genda rero reka nisezere nigendere kandi mwarakoze murabeho baguhembye nahembye sawa genda sha genda bakirima namwe musigaye munsuzugura Jackie uracecetse sha nari nkumbuye ibijumba wa mwana w'umukobwa mwana wa mama njye nari mbikumbuye cyane ubwo se kuki byiza shaho kuki utambwira se ngo mbikukure kuki nari ngiye kubikubwira ahubwo mbona tugiye guhaha nyine mbona nibyo tuguze ariko utinya kubibwira buri muntu ntabwo nzongera basi ahubwo rero reka nkubwire umugore aze mu rugo ngo ni inshuti ngo yamusaza umugore aze mu rugo ngo ni inshuti y'umugore wa musaza wanjye areba nabi shaho areba nabi avuga nabi nkajya mbona musaza wanjye ari kumuganiriza ibibazo by'urugo rwe nawe akamuhemeramo cyangwa uriya muramukazi wawe ari ubimuganiriza nyine muramukazi wanjye yari ari kumuganiriza uyu nguwo mugore w'inshuti noneho undi nawe kugira ngo amutege amatwi akajya amukweneramo akajya nyine akamera nk'umuntu nyine uri kumutara uri kumuseka nyine ibyo ari kumubwira mba ndabibonye sinabyitindaho none ndamubwira ni se wowe uri iki uri inshuti y'umuryango ko tutakuzi none inshuti ngo yamuramukazi wawe nene nta kibazo nuza izi akantu yavuze noneho mpita mvuga nabi ahita menaho igikombe cy'amazi amazi twari twavuye amazi ya jibu twari twamuhaye ariko mama reka nkubaze ubwo si cya kigo cy'umugore nabonye hara mu rugo ejo bundi umenya unakiza ariko ndamutse mufashe murwaye nk'uko umuntu arwara igisebe cy'umufunzo nyihorere nimufata noneho ukuntu akinisha mama wanjye nzatamwica none tugende byihorere mwana wawe shanurwa na wakibonye ariko uzikaricyo ariko voka y'imbwa imana yumvishe gusenga imanuka igiye kukunyukira umugore sha mama ndemera amasige n'ubuzima yako tumuha nagukubita bansaka inyuma naburenze hagarara hasi nyine ko mbona ufite ubwoba umunsi ubundi wowe urambaye ariko voka y'imbwa imanuka hanyuma we mbanza ngo ubaze mukuru urabyibuka uri mu rugo umenaho amazi wari uzi ko tutazahura oya ndi kukubaza wari uzi ko tutazahura mwese hanyuma unangiriye mu muhanda nyine ngomba kukureba ngomba mu muhanda ngomba kubita igicucu cy'umugore w'iyako mugore ugusuzugura kubita mukubita ariko kugira atazanye no kugusuzugura gikubite enda nibuye enda gikubite n'ibuye gikubite nta kibazo mama gikubite ariko gikubite mama mubwira njyawe gikubite urasire mama wanjye n'imbesire gikubite neza uyihorere mbaza nawe agakobwa nakoba kimyo nagira ngo sibyo cyako wamwumvaga muri wari uzi wari utaramubona wa nyawe viza ko kireba nagira ngo njye mbanza nkundike wagicucu akubitwa ni nakubwiye ngo haruramye kubitana none kwibagirwa nk'uko yaje ibere ibeje ndabona kino kinyendaro cy'umugore gakubitwa n'inkuba wandaya uzahura nanjye utazi n'ubona nagukubita inzoka zo mu nda zikabwira izaze gasohoka twateye wagicucu we ariko mana we umva reka njye kureba mama mama Mariyora imisimbi buriye kanjye kumubwira ibintu uriya mugore yankoreye ariko ngomba kuba kumpumura sha reka ngukingurire ye gogo
ese ni wowe pe muraho neza Muraho. yego komanda Uko mbere? nta mahoro Yego. kutugendereye bwije se mwe Sha wabyihoreye wa mubyeyi we. nta mahoro Amahoro se amahoro yangenza zinasa. Buriya rero ntabwo ukingendije nijoro ari ikintu. Ni ibibi gusa. ngaho wabaye iki se mwana wamaye mpaye Ni agahinda gusa. Ntabwo ubona ko hano nzinze. yego mana se yego ninde ukugize Dore na gutya hano. Nakuntu nabaye. ninde ukugize gutya yego mana Ni hatari. Ni hatari pe. ubaye iki umwana na nyina baranteraniye barankubita abo se ni abahe kandi nari maze n'igihe kinini ntakubona Uravuga ibiki se kari cya gikeba cyawe cyanteje muri mu kazi wacyo n'urwana. yewe wowe gikeba cyanjye ngaho rero kandi ubwo umwana wanjye wameze ate Akimbwa aboneye ku mugezi. ubwo umwana wanjye simbi wameze ate we Umwana asa ubundi wajyaga gutanga uriya mwana byageze gute? araga nanjye nta yandi mahitamo nari mfite kiriya kigabo cyari cyaranze kumfasha nyine ndavuga ni najye kasi Noneho umwana wawe ibiryo byagaze niwe ubirya kuvoma niwe uvoma niba kivoma mu rugo usenya inkwi ku mutwe yakoye mana yandagira noneho twa twenda wamuhaye akoze ubwo rumende simbi ko namubwiye nawe ko agomba kuzengereza mukase ubwo bwenge bwo yabubuza ate kandi ako buri simbi we ngo byagenze ute mbwira nuko ni amabara njye nagiyeyo akajya mbwira ngo sindi kubyara ngo amaze imyaka icumi akabyara ibihere arabyara iki ko nabonye ari ikiburanyo n'ubundi nawe ukuntu urubyimbye ruranga twakora siporo rutumbamye ni amafiriti aba ari kuruyagira mu papisimbi hari uko aba yamumariyeho ariko buriya reka nkubwize ukuri njye nta kintu reka nkubwize ukuri njye nta kindi kintu ushaka uriya mugore aneye ikirungurira mana we aneye ikirungurira nifata nkubitire mu muhanda njyewe uku nguku ngana gutya ariko se buko yaragutinyutse arakuzeyuka nawe urabyemera kubiza hari imbaraga ngira nta mbaraga nigirira rwose nashatse no kwirukanka mbura aho mbacikira uwa babiri ariko reka nkubwire nta yindi gahunda usibye kuba kunkumbura nk'imbeba zo mu nzu nta kindi mbwize ukuri wabimfashamo cyane rwose reka nkubwize ukuri rero ubu narindaye ndi buhamagara isimbi akaza nkamuha akana kazagenda kabirungira noneho rero reka nkwereke umva reka noneho ka kantu nari buzahe isimbi nkaguhe burya nawe uri ikinyabwenge kuko wari ubifite reka kiriya kigore ndacyanga cyicaye mu mitungo y'umwana wanjye iriya mitungo ndashaka ko izasigarana umwana wanjye wakoze kandi ahubwo nkaguhe uzabigenza utari uzamenya utazanyicira umwana n'umugabo ntabwo namwica ariko umva nyine ukuntu bizagenda njye kuko mperukayo n'uriya mugore nyine yamwigizeho umwana mwiza nkavayo nyine ejwanye na muramukazi we nkamunamumenaho amazi akibana na muramukazi wacu barabana niho yaje kugangika kandi ngo numvise ngo muramukazi wacu afite n'ikibwana yarabwaguye uri kumva noneho njyewe nindangiza nyine nzongera asubire nyine nk'ishuti ariko nzacunga ko icyo kizamete cy'umukobwa kidahari noneho nindangiza uri kumva yemwe shukashukeho nongere nigarure uwo mukobwa nyine adahari noneho mpamagare isimbi wako ko isimbi buriya nawe turumvikana ndamuvugira yego mva ujya unyitera ku mwana mva ujya unyitera ku mwana ndamuvugira ubwo nindangiza akamuhereza nyine abitunganye nyine nzamubwira nk'umwana nubwo ari umwana akazabishobora reka nkuzanira ku kantu rero mereza vuba vuba dore bwije umva nzamwemeza nkubite njyewe uku nguku ko abantu baranamenyera we noneho rero uzakoresha ako kantu urareba nyine ibintu birimo weho nyine ubwo nawe uri umuntu mukuru urabizi uko uzabigenza nzumva umbwira inkuru nziza ariko nibiba bibi ntuzanyihinduke oya ntabwo nzakwihinduka reka ngende genda amahoro saba murare neza gira ijoro ryiza mama yego reka nanjye usa nk'usubiye inyuma gato
meze neza nubwo ntabahari aka kantu uri kumva mama warakamaye baguhereza uriba utuntu turimo noneho kiriya kigore uri kumva kiriya kigore cyaswa ejo bundi ukuntu bankubise ingesa niyamvu nyakabo noneho nurangiza uri kumva uzashyire mu gakoma cyangwa se muri ji cyangwa se mu mazi aho bizakorohera hose uzashyiremo uri kumva uzacunga neza ntazagira umuntu ugufata usibanganye iki ibimenyetso ibi ngibi bizasigara uzabitwara muri tuwarete sawa rero ndagiye uri kumva ntihagire umuntu ubwira ko nageze hano na bya bigore biri hano uri kumva reka ngende rero sawa uramuke kandi uzabikore witonze mwana wawe sibyo dore ryiza yego isimbi ngwino nkubwire yewe wanzaniye amazi yo kunywa ko numva ubushyuhe bumeze nabi nshaka amazi kanyazanye n'ubundi byari bintunguye ko se bundi nimba atari umunwa muremure cyangwa kwibaraguzwa nka bimwe byawe bicaye aha ngaha muri iri joro kugira ngo ugende si ibyo byose uri kubimbwira kubera mutumye amazi zanira amazi ndumva ubushyuhe bumereye nabi kanyakuzanira noneho yabera aranyumviye ubu singiye gupfa ngize n'amahirwe shyiraho na bwinshi kugira ngo atazagaruka amazi nayazanye siko wari watinzira byari byagenze bite icyaka cyari kinyishije yude kuyamennye hose kandi Zishanga ufite ikibazo kunzanira amazi mama wanjye ukaba uyamenye genda umuzanira nako byihorera ndanjye kuyamuzanira genda yamenyeho muzanira bigenze bite uko nguko muntekereza bagutekerejeho iki ubundi ngaho nyir'icyayi yirukanka nawe umwirukankanye wowe bagutekerejeho iki ako yude wowe uri muzima ubundi kumva muri kuvuga imigani nge byanshobeye bari kuvuga imigani wowe urafata amazi ubundi yaba ari no kuri misiri njyewe ntabwo ibyo nabitekereza amaguru uriya ari umwana nubwo akagira agasuzuguro sawa wowe uzapfa kandi umunsi navuye aha ngaha wowe uzapfa kamwihorere bikira mariya nyirimpuhwe rwose urakoze neza hari ikintu umuziho ni iki koko none se uriya kamennyeho amazi ngo umunsi yavuye hano nzapfa habaye iki byagenze gute si ibibazo ra yewe reka ngende njya kuyizanira ibyangasi njya menya filime zabo uko bazikina reka nigendere babona